Abakunzi bacu murakarama. Uko abagore bazagukunda ari benshi niko ubuzima bwawe buzaba buri mu bibazo. Turaza kubisobanura. Ukeneye gutangira kwitonda cyane mu gihe ibyo wagezeho mu buzima uko ugaragara se, amafaranga utunze cyangwa se uburyo witwara bitangiye gukurura abagore benshi mu buzima bwawe. Impamvu kubera ko hano niho ibintu bizabigiye kubera bibi. Bitekerezeho, umugabo ufite igikundiro ku bagore benshi abari mu byago byinshi bihoraho byo kurangara, gukoreshwa kenshi nabo, gusenyuka burundu nk'umugabo. Sinzi niba nawe warabibonye, gusa abagabo benshi bibirangirire birangira basenywe n'amashyano, kunanirwa urugo, mariage cyangwa se umunota wa mbere baretse ubuhangange bwabo bukikubita imbere y'ibirenge by'abagore. Kurikira nta kindi wongeyeho, nitwa Ismael Mugisha. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Gira ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi mu buryo bworoshye. Reba munsi y'iyi video ahagana iburyo ahantu handitse ijambo subscribe, urahakanda ubundi witurize, ntabwo uzongera gucikwa na rimwe. Tumaze kuba 13,000. Ntibikagucange buri mugore wese mu buzima bwawe zikabazanywe n'ikiza. Dore ukuri ngo uko uzakundwa n'abagore benshi niko bagushyira mu gipimo bazaba benshi, bamwe bifuza kugukoresha nk'igikoresho cyabo bavanaho serivisi runaka. Benshi muri bo nureba neza ntibazaba bagufata nk'umuntu mu by'ukuri. Ni abagore. Bivuga ko ufasha abagore 10 nibura umwe muri bo niwe wenyine uba ushobora kuba yagufata nk'umugabo akakubaha kandi akaguha agaciro, mu gihe abandi 9 bose baba bashobora kugufata nk'umwanda gusa bazakubaha nta kindi bagamije uretse kurya ku byo wagezeho. Turi mu isi nuko nguko umukino ukinwa. Byaba byiza rero ubaye umenya ubwenge ukajya uwukinana ubwenge. Nta kindi bigusaba uretse kumva neza ibi bintu 7 ngiye kukubwira ugomba kumenya ku bagore. Mubanze mukore subscribe ubundi mbereke. Ngo abagore burya bakururwa n'imbaraga, ububasha ndetse n'ubukire. Ibyo biri mu maraso yabo. Bakururwa n'imbaraga, ubukire ndetse n'intsinzi zawe nk'umugabo. Ibyo wenda nta kibi kirimo, niko bateye, ariko wowe nganiriza babarira ubike ibi bintu mu mutwe. Nutangira gutera imbere niko umubare wabo uzazamuka. Ntabwo ari kubw'impamvu buri mugabo yahita atangira gutekereza ko bagukunze. Oya, bazaba bakubona nk'umuntu ufite ibyo yabahereza, umugabo ufite ubutunzi cyangwa se uri kubugwiza, ibuye bishingikirizaho cyangwa se bakwishingikirizaho, igipimo cyabaho ibyo bashaka. Ibimenyetso bazaza bakusekera, amagambo aryoshye azabaranga. Buri kimwe cyose cyiza wabona ku mugore ku isi bazaba bagifite. Ntuzakora ikosa. Bamwe muri abo ntibazaba bitaye ku cyuricyo, bitaye ku byo ubahereza, kandi nurekeraho kubibaha cyangwa se kubaha bazaguta ushoberwe. Bazakunyaga imbaraga, ubutunzi, amafaranga, amahoro, ndetse bazasiga nta kintu na kimwe usigaranye, kandi bazajya ku wundi mugabo. Kabiri, ibirangaza birica. Mu gihe abagore bazatangira kugushagara cyangwa se bazaba batangiye kugushagara buri nguni zose, bizaba byoroshye cyane kurangazwa nk'umugabo. Uzatangira kwiyumva neza, ubuhangange bwawe uzumva bwaremereye, ndetse uzatangira gutekereza ko isi uyifite ku birenge byawe. Ufite kwitonda ahangaha. Ufite kwitonda kuko ibirangaza ni umwishi cyane, cyangwa se ni umwishigara gutaka, umwicanyi w'indoto, inzozi ushaka kugeraho. Ntabwo waba warakoze cyane kuriya ngo wigomwe umwanya ungana kuriya kugira ngo uzabiterera inyoni. Mwumve neza amagambo kubw'ibyishimo by'igihe gito. Ngo buri gihe iyo uri kwiruka ku mugore, ubundi uri kuvana amaso ku mupira wo gukina, uri gutakaza tension yawe. Muri business, mu bucuruzi, gutakaza tension ni urufunguzo rw'icyago, ibyago karahubutaka. Urugero, abantu mukora ibintu bimwe ntabwo bazagutegereza ngo ubanze uve mu bakobwa cyangwa se mu bagore. Ikindi, abo bakobwa, abo bagore bazagutesha agaciro numara kurangira. Biroroshye, bazaguta bashaka undi mugabo ukiri ku ntego ze neza. Gatatu, ishyano, gukoreshwa no gufatwa nabo uko babonye. Abagabo mureke tujye tureka kwitwara nkaho muri iyi si dutuye itarimo imitego. Abagabo bibirangirire bikururira ishyano kenshi, kandi akenshi rinyura mu bagore. Bagushinja ibyo utakoze, basohora amakuru yawe y'ibanga, babinyuza mu kugusebya. Abagore ni abantu beza cyane mu gukina cyangwa se mu gukina imikino nk'iyi, kugushyira hasi. Usabwe kosa rimwe, intambwe mbi imwe, ubundi bakaba bagufite ku gatoki kabo bakuzunguza uko bashatse. Uratekereza ko bitakubaho? Sibyo?
Itegereze nawe, abagabo bari abadanje bashyizwe hasi n'abagore bigiraga nk'aho babitayeho, byahehe ko byari ukwigira gutyo kugira ngo bazabahindukane, ubundi bice icyubahiro cyabo, akazi kabo, kariyeri n'ubuzima bwabo muri rusange. Tureke kwigira abana. Igihe watangiye gukurura abagore mu buzima bwawe ukabemerera, niko uzabakurura ibiza n'ibizazane ku byo wubatse. Igiciro cyo kwitabwaho ni 4. Kugera ku ntego zacu bidutwara ikiguzi. Gukurura abagore intsinzi yacu bisa naho ari cyo giciro gihenze cyane dushobora kwishyura ibyo ngibyo. Ko abagore benshi badushagara, niko dusohora amafaranga, gutakaza igihe, imbaraga kugira ngo bakomeze badushagare, baduhanga amaso n'abagore. Gusohokana nabo, impano tubahereza, ingendo za hato na hato, byange bikunde uba ugomba kwisanga uri gusuka umutungo wawe mu mugore runaka kandi utazigera kwishyura n'ubunyangamugayo cyangwa se urukundo nyarwo. Abagore bazakira, bakire paka usanze ntacyo usigaranye cyo gutanga. Ntibagirwe amarangamutima yawe. Uko ukina n'abagore benshi niko uba ushyira mu kaga amahoro yawe yo mu mutwe. Uba uri gukina n'umuriro mu by'ukuri. Ngaho imikino ya hato na hato, ishyari no gufuha gukoreshwa nabo, ibyo byose niwinjiza abagore benshi mu buzima bwawe bizakuzira. Amaso yawe yagakwiye kwerekera ku kubaka ubwami bwawe, apana gufatirwa mu bintu by'amarangamutima bidushyira hasi cyangwa se bigushyira hasi. Umutego wa 5, umutego w'ubuhangange. Ntabwo ushobora kubihakana, iyo ukunzwe n'abagore byumvikana neza pe, biba biryoshye. Ibi bigaburira ubuhangange bwawe, bigatuma wumva uri udakorwaho. Umutego. Ubuhangange ni umwanzi ukomeye cyane ku mugabo. Igihe uzatangira kumva ko uri udakorwaho ugendeye ku bagore by'umwihariko bagukunda, uzaba watakaje umukino. Abagabo ba nyabo bazi neza agaciro kabo, bidakeneye ko abagore bakemeza. Uyu mugabo abazi neza icyo afite gukora, ntabwo yemerera abagore bamukoroga uko babonye kose. Azi neza ko uko abagore benshi bamukunda aba ari cyo gihe cyo kurinda no gukomeza uburinzi bwe kuri we ndetse n'ibyo atunze n'ubwonko muri rusange. Abagore bose ntabwo ari babi, ni 6. Gusa benshi muri bo bazaba cyangwa se bazakubera amakuba n'ibibazo. Tutavugamiye ku ruhande rumwe, abagore bose siko bifuza kugushyira hasi. Hari abagore b'umutima, abakobwa bashobora kugukunda no kugushyigikira uwo uri we wese batagendeye ku byo ubahereza. Nyamara ikibazo uko uzatera imbere, kuba wabona bene aba bizakugora kurushaho. Abenshi mu bazagushagara wateye imbere ntabwo bazaba ari ab'igihe kirekire, bazaba bari aho juste kubw'inyungu ubahereza, nizishyiraho bazaguta. None bagabo, igisubizo kirihe? Biroroshye. Muhanga amaso ibintu bizima kandi mube amahoro. Ntimukareke ngo intsinzi mwakoreye izashyirwa hasi n'umugore utanabitayeho ako kageni. Murinde imitima yanyu, ubukungu bwanyu ndetse n'imbaraga. Muhitemo n'ubwenge, mushizemo ubwenge abo mwinjiza mu buzima bwanyu. Ntimugahe uruhushya buri umwe ubonetse wese. Mwarakoze cyane uburyo mutareka ibirangaza ngo bibambure buri kimwe mwakoreye. N'abatarakoze bazakora. Icyo gisobanuro cy'umugabo. Abagore iyo bagukunda, nibatangira kugukunda ntuzahinduka umugabo w'abagore. Guma ku ntego, hanga amaso indoto zawe, zirikana ko ukwitayeho wese aba atagamije icyiza kuri wowe. Uri umugabo. Ibyo ngibyo uzahora ubyibuka. Ugize icyo uvana muri iyi video, wibuke ukande like, birayifasha kugera ku bantu benshi. Gahunda ni imwe, mukore subscribe muri benshi, biduhereza umuhate n'imbaraga byo kubaha ibiganiro byinshi. Ismael Mugisha, dusubire mu biganiro by'ahazaza. Ni kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA.